Guys, ndashaka yuko namwe muza mugafata uruhande nyuma yuko Serena Gomez ndetse na Jystin Bieber mu kwezi gushize kwa 11 Jystin Bieber yemeje neza yuko nubwo yakundaga Serena Gomez n'umutima we wose ati byamubayeho zino depression yarwaye na freak offs parties zose yagiye akorera kwa Didi kandi bavuga ko iyo bakoraga zino parties za freak offs wasanga nk'umusore yaryamanye n'abakobwa yenda nka 60 cyangwa se akaryamana n'abakobwa 100. Ibyo byose n'ibintu byabaga biriho, ariko babaga banyweye amayoga nyine umva basinze batakiri gukora ibintu bikoresha. Aho uwo wita Kasi Ventura ndagira ngo murabyibuka poste twagiye dukora mbere we yavuze yuko yaharyamanye n'abasore bagera mu 1000. Ibyo byose ni byagiye bivugwa. So rero birumvikana yuko Jystin Bieber abantu benshi murabizi ko agira depression ikomeye cyane, rimwe ababaye nk'umusazi ubundi bikagenda nabi, ariko avuga ko ibyo byose byabereye zino freak offs zose yagendaga akorera kwa Didi. Aho banavuga yuko yatangiye kujya akoreshwa ino mibonano mpuzabitsina ataruzuza imyaka y'ubukure, aho bishinja Asha wari manager we wamujyanye kwa Didi kandi abona ko ari umwana. Jystin Bieber rero yavuze yuko ibi byose birimo kumuba cyangwa se ibyo yaciyemo abishinja no mukobwa wabuhoraga amubwira ati niba ushaka umusitari ugomba kujya mwazira pati zo kwa Didi, ati rwose ugomba kumenya neza yuko byaba byiza byaba bibi ugomba kuba uri hari ahantu, kuko niho hantu hatanga ubwamamare, niho hantu hatuma umuntu wifuje kuba we. Urageze ubwo avuga ngo n'igihe arimo kujya kuba therapiste bari kumukurikirana kugira ngo abashe gusubiza ubwonko bwe ku gihe, cyangwa abashe kumufasha kugira ngo yongere yibone mu buzima buri normal. Ati uyu mukobwa ntiyatinya kumubwira ati va muri ayo ngayo tugende, atugende usubire muri freaks off zo kwa Didi. Nyuma Serena Gomez mbwa ise yihuta cyane amusubiza amubwira ati va muri ayo ngayo rwose, si niho ahoraga umbwira yuko ushaka kuba icyamamare. Ati rero ikiguzi cy'ubwo bwamamare bwawe ucyemere, kandi rwose nagukwe kuzajya uhora wurira nk'umwana, temera kuba intangarugero kuri next generation. Ati kwirugurira rwose ntacyo byagarura, ati uhora mu madepression, ibyo byikuremo rwose urashaje. So uno mukobwa Serena Gomez murabyibuka neza yuko urukundo rwaba ngaba rwaravugaga rwose rukavuza ubuhuha, ari kugeza aka kanya urumva neza yuko no gufatira mu ijosi nta kubabarirana. Duka rya mbere mu gihugu urimo gutanga amatelefone meza mu bwoko bwa iPhone ndetse tutibagiye n'amamashini meza MacBook ni Nobert Apple Store. So promotion irakomeje, ndabizi neza cyane murabyibuka ko Christmas promotion iraza kugenda irangirana no mwaka. Nuze kubura kuba wamaze kwigurira kirikare nimero nizi ngizi, wahamagara niba ari top up ushaka gukora, niba ushaka gukora makeya, niba ushaka no kwishyura direct kubera yuko ibiciro byagabanyijwe, wavugisha ubundi ibintu bigende neza cyane. Guys, namwe nimuze mutubwire rero, ese koko ibi Jystin Bieber nyiramo bya buri munsi murabizi neza cyane ko abantu benshi asigaye banatekereza ko yabaye umusazi, yigeze gukena kubera yuko abaga yarataye umutwe. Ibi ngibi twemeze neza ko ari no mukobwa bimujyanyemo Serena Gomez, cyangwa ni bya bindi bita yuko uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. So nimuze mutubwire. Ni twe Vino Kwizera, nurenga ku ino post utadufollow inzu zamera nkaho ndutagera ibwami, itekubeshywa byinshi. Paso Koto Vita Larga.